Hey, wari ubizi? Nimba uri gutegura ubukwe, dore aba bantu b'ingenzi bazagufasha mu bukwe ugomba kwitaho mbere y'ibindi bintu byose. Cya mbere, ugomba kwita ku kuvugana mbere na nyiri location. Ukimara gutoranya itariki y'ubukwe bwawe, vugana n'ahantu uzakorera ubukwe. Nimba ari tente, nimba ari sale mwahisemo, gombe uvugane n'ahantu uzakorera ubukwe. Kuko ushobora gusanga itariki y'ubukwe bwawe hari undi muntu ufite ubukwe, bigatuma uhindura ahantu uzakorera ubukwe kandi aho ngaho ariho watoranyije. Kabiri, uvugana n'umufotogarafe wawe. Photographer niwe uzatuma ibintu byose wakoze mu bukwe bwawe ubyibuka. Bwira aka kantu, abageni benshi 70% nta mibare myinshi nakoze, ariko 70% ntibamenya abashyitsi baje mu bukwe bwabo, ntibamenya ngo byagenze bite mu bukwe. Ibyo byose babibona mu mafoto n'amavideo. Niyo mpamvu photographe na videographer uba ugomba kuba wabukinze abo bantu. Iyo wavuganye n'umufotogarafe mushaka kuvugana ko azanagukorera video, ntacyo baba bitwaye. Umuntu wa gatatu ugomba kwitaho, ugomba kuvugana n'umuntu uzagukorera makeup cyane abakobwa. Ugomba kuvugana n'umuntu uzagukorera makeup ku buryo azaza ku gihe, atazakererwa, azubaha igihe cyawe. Kuko inshuro nyinshi abakobwa basohora batarasoza kwitegura bakiri muri makeup, ariko iyo mwavuganye n'umuntu uzagukorera makeup, uzagukorera imisatsi, ibyo bintu byose bikaba biri ku murongo, mwaravuganye mbere, umunsi wawe w'ubukwe ugera nta stress ufite. Umuntu wa kane mugomba kuvugana n'umuntu uzagutegurira amafunguro mu bukwe bwawe. Uwo muntu ni ingenzi cyane ko muvugana ukamubwira ibintu azategura mu bukwe bwawe, ku buryo umunsi w'ubukwe bwawe ibintu byose bizaba biri ku murongo. Ugomba kuvugana cyane n'uwo muntu uzagutegurira amafunguro. Umuntu wa gatanu ugomba kuvugana nawe ni MC. MC ni uyobora entertainment mu bukwe bwawe, ni utuma ubukwe bwawe ubwenjoyinga cyangwa n'ababwitabiriye babwenjoyinga. Ugomba kuvugana na MC mbere kandi kare, mukagira ibyo mushyira ku murongo, nimba no kubukinga ukamuha amafaranga kugira ngo gahunda yawe azayubahe kandi azaze ku gihe. Iki nakubwira, ugomba kwita kuri professionalism y'abo bantu, uburyo ari abanyamwuga, uburyo babikora. Niyo mpamvu nta kuvugana kuri telefone, ahubwo bibaye byiza wafata umwanya wawe kare ukagenda ukabareba mukavugana muri kumwe, nibwo